ibihe byiza cyane aho uri hirya no hino hagiye hatandukanye. Ni gospel room mu makuru agiye atandukanye yobokamana. Hanyuma abasore bagize messenger singers ni itsinda ry'abasore bahimbaza Imana mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ariko bakaba bakorera ivugabutumwa ryabo mu itorero ry'Abadventiste mu munsi wa karindwi. Bahagaritswe rero mu gihe cy'amezi agera kuri 6 biturutse ku gitaramo baherutse gukora bagatumiramo Israel Mbonyi. Abasore rero busanzwe basengera mu itorero ry'Abadventiste ishami rikoresha ururimi rw'igifaransa riherereye hariya i Kanombe. Bakaba baraherukaga gukora igitaramo cyiswe Siryo Herezo live concert cyabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 2023. Hasanzwe habera ibitaramo hariya igikondo hanabera na Expo, by the way, kuri Expo Ground igikondo. Iki gitaramo rero cyagenze neza cyane, cyanabereyemo uburyo bwo gufata amashusho y'indirimbo zigera ku 10 zabo, cyangwa se icyo bita live recording y'indirimbo zigera ku 10 zigize nyine album nshya ya Messengers Singers. Iki gitaramo rero bari bagitumiyemo umuhanzi Israel Mbonyi nk'umuhanzi muri iki gihe ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Imana yasize amavuta y'igikundiro muri no minsi, kandi yasigiye gukora umurimo wayo. Bari bamutumiye rero kugira ngo babane muri kino gitaramo, ariko nyuma yuko kibaye byaje kuvamo ibindi. Rero umwe mu batanze amakuru yavuze ko kuva itorero ryamenya ko bazabana n'uyu musore Israel Mbonyi, kandi akaba adasengera mu itorero ry'Abadventiste mu munsi wa karindwi, ngo bategeze na rimwe bamamaza ibijyanye n'iki gitaramo. Baretse nyine barakomeza barategura igitaramo kiza no kuba, ariko icyaje kuba nuko nyuma yuko icyo gitaramo kibaye byaje kurangira n'ubundi aba basore bahagaritswe gukora imirimo iyo ari yo yose ijyanye n'ivugabutumwa cyangwa se uburirimbyi mu gihe cy'amezi agera kuri 6. Umuyobozi wa Messenger Singer yitwa Ishimwe Emile akaba yarabwiye ikinyamakuru igihe dukesha ino nkuru ko ibyabaye byose no kuba barahagaritswe ngo nta makuru yabitangaho. Yavuze ko ubu berekeje imbaraga mu gutunganya album nshya bafatiye muri icyo gitaramo kugira ngo indirimbo zitangire zisoke mu minsi ya vuba, dutangire tuzumve nyine. Muri aya mezi ragira kuri 6 Messenger Singers igiye kumara mu gihano, avuga ngo bagawa nyine ntibemerewe gukora ibikorwa ibyo ari byo byose byerekeye umurimo wo kuririmba mu itorero ry'Abadventiste mu munsi wa karindwi. Bimaze rero kuba ikibazo amadini amwe namwe usanga mbese imikoranire ikirimo ikibazo gikomeye cyane, ari nabyo byanatumye nyine bavuga bati Israel si umudventiste ntagasengera mu itorero ry'Abadventiste mu munsi wa karindwi, kubera iki mwamutumiye. Bakaza rero gufata umwanzuro wo kuza guhagarika rino tsinda. Kugeza ubu rero itsinda rifite album 2 z'amajwi na album imwe y'amashusho n'izindi ndirimbo ryagiye zisohora rero mu buryo bugiye butandukanye, zikaba zaragiye zifasha imitima y'abantu bagiye batandukanye. Muri izo ndirimbo rero harimo nk'iyitwa Siryo Herezo, Sinziheba, Yesu Arakomeye, Rubanda, Byumba Hafi, Senga, Sinziheba n'izindi zigiye zitandukanye. Nguko byagendekeye iryo tsinda, nubwo bari bizeye ko bari mu murimo w'Imana, ariko byaje kurangira nyine kubwo gutumira Israel Mbonyi hafashwe umwanzuro wo ko batagomba kongera gukora ibikorwa bijyanye n'umurimo w'Imana mu itorero ry'Abadventiste mu gihe kingana n'amezi 6. Andi makuru hagenda avugwa hirya no hino hagiye hatandukanye nuko urusengero rwo mu mujyi wa Chiudadi Madelo ni muri leta ya Tamaulipas, igisengero cy'urusengero cyahanukiye abantu bari mu muhango wo kubatizwa. Abantu bagera ku 10 muri bo bahasiga ubuzima, harimo n'abana ndetse n'abandi benshi barakomereka nyuma yuko urusengero rwahanukaga. Inzego z'ubutabazi zahise zihutira kuza gutabara kugira ngo zibashe kuba zarokora bamwe na bamwe
ariko biza kurangira nyine abo bantu bagera mu 10 bahasize ubuzima. Americo Villarreal, guverineri wa leta ya Tamaulipas, yavuze ko bagerageje ibishoboka byose ariko kubw'amahirwe abantu bagera ku 10 bakaza kuhasiga ubuzima. 5 muri bo n'abagore, abagabo ni 2 ndetse n'abana bagera kuri 3. Mu bantu bose bari muri urwo rusengero 60 nibo barimo bahabwa ubufasha n'inzego zo kwa muganga, mu gihe abandi 2 bari baje mu bikorwa by'umubatizo nabo baburiwe irengero, bikekwa ko nabo baba baritabye Imana. Ikinyamakuru Al Jazeera dukesha ino nkuru cyatangaje ko diocese yihanganishije imiryango yabuze ababo muri iyi mpanuka yabaye, ndetse bavuga ko bazakomeza kujya basura iyi miryango bakanabafasha mu buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko bakabafasha mu bijyanye no kugira ngo bongere bagaruke mu buzima busanzwe bwo kwiyakira nubwo babuze ababo. Reka rero ngushimire cyane, nkurarikira n'ubundi gukomeza kudukurikira kugira ngo uzajye ukurikira amakuru agiye atandukanye avugwa mu isi yobokamana, nkubwira ngo kanda subscribe, kande na like, hanyuma uzajye udukurikira. Gubwa neza.